Bene data bakristo bavandimwe aho muhereye hose turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe akaba ari mwene so Pastor Theoneste Mwanugwa tugira ngo tuganire amagambo Imana yadushyize ku mutima uyu munsi kubaganiriza. Abariko mbanje kubaha ikaze aho muhereye hose, abari mu Rwanda, intara n'umujyi wa Kigali, abatwumva bari muri Kongo, cyane cyane muri province ya Nord Kivu na Sud Kivu n'ahandi hose bashobora kumva ururimi dukoresha rw'Ikinyarwanda, bari muri Uganda, mu Burundi, muri Tanzania, Kenya no mu bihugu bya SADC, Burayi na Amerika, Aziya na Oceania, mwese mwumve mikaze. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero nkaba ngira ngo tuganire ku magambo cyangwa se ku mateka avuga ngo Afurika yari izi Imana mbere ya Yesu cyangwa se mbere y'ivanjiri, ukuri ku mateka y'ivanjiri muri Afurika. Bavandimwe, hari ibintu byinshi byigishwa ku mateka y'ubukristo muri Afurika, ariko byose ntabwo biba ari ukuri. Hari abavuga ko ubukristo bwazanywe n'abazungu bavuye mu Burayi, abandi nabo bati mbere y'ivanjiri Afurika yari mu mwijima. Ariko se mu by'ukuri ukuri ni ukuye? Uyu munsi turasesengura imyizerere y'Abanyafurika mbere ya Yesu Kristo, uko ivanjiri yageze muri Afurika hakiri kare, uruhare rw'Abanyafurika mu itorero rya mbere n'impamvu yatumye ubukristo buyoyoka muri Afurika y'Amajyaruguru, aho twita mu bihugu by'Abarabu, ari byo bigizwe na Misiri, bigizwe na Maroc, bigizwe na za Egypte na za Tunisia. Aho hantu hose byari ibihugu bya gikristo. Uko rero ubukristo bwaje kuyoyoka muri ibyo bihugu by'Amajyaruguru ya Afurika, nibyo tugiye kuganiraho muri kano kanya. Turaza gusoza tureba icyo bivuze kuri twe uyu munsi. Ariko mbere ko twinjira mu nyigisho nk'uko bisanzwe, twagira ngo tubanze tusabe izi nyigisho kuzisangiza abandi. Tugusabe wowe udukurikiranye muri uyu mwanya cyangwa dukurikiranye mu kindi gihe icyo ariko cyose, gusangiza izi nyigisho abandi, hanyuma ukiyandikisha ni gukora subscribe kugira ngo ube umunyamuryango. Igihe cyose dushyize inyigisho cyangwa se ubutumwa ujye ushobora kubona ku gihe, kandi unabusangize n'abandi. Imana ibaho umugisha, kandi nuza kumva bunagufashije uze kwandikana, uze kugira message ngufi cyane wandika nyuma muri komanteri. Imana iguhe umugisha. Igice cya mbere rero biravuga ngo mbere ya Kristo Abanyafurika uburyo babanaga n'Imana. Ukuri nyako, Abanyafurika bemeraga Imana na mbere yuko ivanjiri igera muri Afurika. Imyizerere ya rusange muri icyo gihe mu moko hafi ya yose bemeraga Imana imwe rukumbi, bayibonaga cyangwa bayemeraga nk'umuremyi, barayitinyaga cyane. Iyo ni imyemerere y'Abanyafurika mu gihe cya kera mbere yuko ivanjiri iza, kuko ivanjiri dufite uyu munsi cyangwa inyigisho dufite uyu munsi za gikristo zaje bitinze, ariko na mbere yaho ubutumwa cyangwa Abanyafurika bafite uburyo bwabo bwo gusenga. Turaza kugera
ibindi turaza kubigeraho tumanuka. Icya kabiri biravuga ngo kuki batayigeragaho neza. Hari ibintu nka bibiri cyangwa turavuga bitatu byatumaga abanyafurika mu myizerere yabo no mu myemerere yabo batashoboraga kugera ku Mana neza. Icya mbere, Imana bayitekerezaga ko iri kure cyane, ntabwo bayitekerezaga nk'umuremyi ushobora kubegera cyangwa se kubana nabo. Bumvaga ko Imana iri kure cyane, kandi ibyo ngibyo ndibwira ko babifatanije n'abandi benshi, kuko muribuka mu Byakozwe n'Intumwa 17 ubwo Pawulo yageraga muri Ateni, naho yasanze ngo ibicaniro by'Imana zabo basengaga zari nyinshi, nuko ngo aza kubona ku mpera y'ibyo bicaniro byose ngo cyari cyanditswe ngo ni icy'Imana itazwi. Muri filozofi y'Abagiriki bemeraga ko Imana iriho, ariko bakavuga bati ibyo aribyo byose ushobora kuba yaranyuze hano mu myaka ya kera ikarema ibingi byose tubona ikagenda. Nubwo baremaga ibigirwamana bigaragara, biboneka, bifite amashusho, by'izuba, by'abantu, ariko baratekerezaga bakavuga bati hariho n'indi Mana, ashobora kuba ari indi Mana yaremye ibingibi idahari uyu munsi, wenda igihe yazagaruka igasanga iyo ntitwayibutse wenda yatugirira uburakari. Urumva rero mu miterere y'abantu kimwe n'Abanyafurika n'abandi bose, na mbere y'ubutumwa abantu bari Imana yashyize kuyimenya mu mitekerereze y'abantu. Icya kabiri ni ukunyura ku bakurambere. Abakurambere babaga ari bo bahitamo kubabera abahuza n'Imana. Mbere y'ubutumwa Abanyafurika kimwe n'abandi bantu batuye isi ku yindi migabane bahitagamo kunyura ku gushaka Imana, kuyisenga, ariko banyuze ku bakurambere, kuko bizeraga ko umuntu utakiriho ashobora kugira ububasha bwinshi cyane kuruta uriho. Bigatuma rero bifashisha abakurambere babo mu gihe cyo gushaka cyangwa se cyo kwegerana n'Imana. Icya gatatu ni ibitambo n'imihango. Babaga bagerageza gushimisha iyo Mana. Ikindi bagakoresha ibitambo kugira ngo bashobore kwegera iyo Mana. Ni ukuvuga ko Abanyafurika nabo batangaga ibitambo kugira ngo bashimishe Imana, kandi bakanagerageza kubikoresha nyine banabitanga. Ikindi nk'uko tubona mu Baroma igice cya 21, haravuga ngo nubwo bamenye Imana ntibayubahishije nk'Imana, ntibigeze bayishaka nk'Imana nubwo bari bayizi. Ibyo bivuze iki? Nuko bari bafite ubwenge bw'Imana, ariko babura ubusabane n'Imana. Mu yandi magambo y'Icyongereza, bari bafite knowledge of God, ariko babura relationship with God. Ni ukuvuga ko Imana yashyize kuyimenya mu mitekerereze y'umuntu, nubwo nta busabane bwari buriho, ariko kumenya ko hariho Imana bakayisenga banyuze mu buryo bwabo bwa gakondo barabikoraga. Hanyuma igice cya kabiri, ivanjiri igera muri Afurika mu kinyejana cya mbere, abantu benshi batekereza ko ivanjiri yaje nyuma y'imyaka myinshi, ariko siko biri. Dusanga Afurika mu mateka ya Bibiliya. Umwana Yesu Kristo yahungishirijwe mu Misiri muri Matayo 2:13. Ibi bisobanuye ko Afurika yakiriye Yesu akiri uruhinja. Icya kabiri, umwimerere w'ivanjiri muri Afurika. Ibyakozwe n'Intumwa 8:23-39, ubwo urya Munya-Etiyopiya yabatizwaga na Filipo. Iki ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko Afurika iri mu ba mbere bakiriye ubutumwa, cyangwa se iri mu ba mbere bakiriye ivanjiri
atari gutegereza gusa mu gihe abamisiyoneri baje mu myaka myinshi yakurikiyeho. Hanyuma uwo munyetiyopiya amaze kubatizwa na Filipo, agarutse mu iwabo muri Etiyopiya, yazanye ubutumwa bwiza, arabwigisha muri Etiyopiya, kandi aho ni muri Afurika. Icya gatatu ni ahitwa Alexandria, umutima w'ubukristo bwa mbere. Mu mujyi wa Alexandria hubatswe ishuri rikomeye rya teolojiya mu kinyejana cya kabiri. Iryo shuri kandi rikaba ryari ishuri ryagereranywaga n'ishuri rikuru cyangwa se na universite ya mbere y'ubukristo yabayeho mu mateka y'isi. Turiziho ko ryakomotsweho n'abantu b'abahanga cyane mu gihe cy'itorero rya mbere, barimo uwitwa Origene ndetse na Clemensi wa Alexandria. Abo ni abantu tuzi babaye inkingi cyane mu itorero rya mbere. Ikindi, muri iryo shuri kandi tubonamo uwitwa Augustino Hippo, wanditse byinshi bikomeye, ariko cyane cyane inyandiko yamenyekanye cyane ni iyitwa Confession cyangwa se Confessions. Iyo Confessions yari ubuhamya bwe bwite, uko yakijijwe, uko yamenye Imana, uko yavuye mu byaha akakira agakiza, ndetse asobanura itandukaniro ry'ubwami bw'Imana n'ubwami bw'abantu. Iyi nyigisho muri ubu na n'ubu ikaba igikoreshwa. Abandi kandi bazwi muri icyo gihe ni uwitwa Tertullian, wamenyekanye cyane kuri Trinite cyangwa se ku bijyanye n'ubutatu butagatifu na n'uyu munsi dukoresha cyangwa se twizereramo. Abandi bazwi muri ayo mashuri akomeye cyane y'icyo gihe yo muri Alexandria ni nk'uwitwa Athanasius. Athanasius nawe yamenyekanye mu kurwanya inyigisho z'ubuyobe zariho muri icyo gihe, zari zirimo nk'imwe yitwaga Arianisme, yavugaga ko Yesu atari Imana yuzuye, ahubwo ko Yesu yaremwe. Ibyo rero bikaba kuba yararemwe bitamuhaga ubushobozi bwo kuba Imana yuzuye, zari inyigisho zipfobya ubumana bwa Kristo. Athanasius rero yabaye umwe mu kurwanya izo nyigisho cyane z'ubuyobe zo muri icyo gihe. Hanyuma ibi bihugu uko twamaze kubibona ari byo Egypt, Libya na Morocco, byari ibihugu byabayemo ubukristo bwa mbere mu bihugu bya Afurika, ari byo bitaga centre y'itorero rya mbere ku isi. Igice cya gatatu turavuga ku Banyafurika mu kubaka itorero. Abanyafurika ntibari abakurikira gusa, ahubwo bagize n'uruhare mu kubaka cyangwa se mu gutangiza no kuyobora itorero rya mbere ryo mu kinyejana cya mbere. Abo tubona cyane cyane Abanyafurika, abo tubona cyane cyane ni abagize uruhare cyane mu kubaka cyangwa se mu kuyobora amashuri ya teolojiya. Nka Augustine twamaze kumuvuga, yanditse inyigisho zigikoreshwa na n'uyu munsi. Tertullian twamaze kumuvuga, nawe wagize uruhare rukomeye cyane mu magambo ya teolojiya. Na Athanasius nawe twamaze kumuvuga, uburyo yarwanyije inyigisho z'ubuyobe zapfobyaga ubumana bwa Kristo. Uruhare rwabo rwari ukurinda ukwizera nyakuri no gushyiraho inyigisho z'itorero, kurwanya inyigisho z'ibinyoma. Urugero, bahagurukiye kurwanya inyigisho zapfobyaga Kristo, twamaze kubivuga. Ubutwari bwabo mu gihe cy'itotezwa, bagize ubutwari cyane bwo guhamya Kristo. Ikindi, abakristo benshi barishwe, abandi ntibaretse kwizera kwabo muri icyo gihe. Hanyuma Afurika yabaye ahantu ho gukomera mu kwizera. Igice cya kane turavuga ku cy'ubukristo
cyangwa se abakristo bwaje kuyoyoka muri ako karere ka Afurika y'Amajyaruguru. Iki ni igice gikomeye cyane cy'amateka y'ubukristo muri Afurika, kuko iki gice niho tubona umwaduko w'idini ya Kisilamu mu kinyejana cya 7. Ubwami bwa Isilamu bwafashe amajyaruguru ya Afurika muri icyo gihe. Ikindi ni igitutu cyashyizwe ku bakristo bo muri icyo gihe. Icyo gitutu cyabahatiraga guhitamo guhindura idini cyangwa gutanga imisoro myinshi, abandi bakanicwa. Benshi barahindutse kuva ku bukristo bakaba abayisilamu. Amacakubiri mu itorero, turavuga ku bintu byatumye itorero muri icyo gihe rigenda riyoyoka rya gikristo muri ibyo bihugu twamaze kuvuga haruguru. Hajemo, uretse no kuba idini ya Isilamu yaragutse ikaza ivuye muri Middle East cyangwa se muri Aziya ntoya, ikaza yegera, hanyuma haje baye n'igitutu cyo guhatira abantu kuba abayisilamu, batemeye bakabashyiraho imisoro ikomeye cyane, abandi bakanabica. Habaye itotezwa rikomeye cyane. Ikindi mu byagize uruhare cyane mu gutuma ubukristo buyoyoka muri ako gace ni amacakubiri yaje mu itorero rya gikristo gihe. Kutumvikana ku nyigisho byatumye itorero muri icyo gihe rigenda rigira intege nkeya, abantu bagenda batandukana, noneho Isilamu irushaho kugira imbaraga muri ako gace. Ibyo byagabanije imbaraga z'itorero rya gikristo muri icyo gihe. Ikindi ni uguhinduka k'umuco. Isilamu yabaye idini kandi iba umuco, iba na politiki. Buhoro buhoro ubukristo buza kuzima muri iyo Afurika y'Amajyaruguru, ahari igicumbi cy'ubukristo muri icyo gihe. Igice cya 5 ni impamvu uyu munsi ibyo bihugu byahindutse ibya Kisilamu, nkuko twamaze kubivuga. Ibihugu bya Egypt, ibihugu bya Libya, bya Maroc ndetse na Tunisia muri icyo gihe byari ibihugu bya gikristo kandi bikomeye muri icyo gihe kizana cya mbere, ariko byaje guhinduka. Ubukristo burayoyoka bitewe n'ubutegetsi bwahinduye imyizerere. Ubutegetsi bwa Kisilamu irumvikana. Isilamu yakwirakwijwe n'ubucuruzi n'umuco. Abakristo bagabanutse, ubukristo cyangwa se abakristo bagiye bagabanuka buhoro buhoro kugeza ubwo uyu munsi ibyo bihugu bituwe n'abayisilamu ku bwinshi. Ibi bitwigisha iki? Isomo tubivanamo ni rihe? Icya mbere ni ukumenya Imana. Kumenya Imana ntabwo bihagije. Abanyafurika bari bayizi ariko ntabwo bari bayimenye neza. Hari isomo rikomeye. Kumenya Imana ntabwo bisobanuye ko uyizi neza. Hari abantu benshi bavuga ko bazi Imana ariko batayisobanukiwe. Yohana ibice 14 ku murongo wa 6 dushobora kuhasanga ayo magambo. Kuvuga ko uzi Imana ntabwo bihagije utayisobanukiwe. Icya kabiri ni ukwizera kudakomeye kurazima. Ukwizera kudakomeye kurazima. Iyo itorero rifite amacakubiri ritari mu kuri, ibyo bintu bigira uruhare rukomeye cyane ku buryo itorero rigera igihe rikazima, rigacika intege, kuko ritarimo ubwumvikane, ririmo gucika intege, ridafite kwizera koko gushingiye ku kuri kandi gukomeye. Icya gatatu tugomba kurinda ivanjiri. Afurika yakiriye ubutumwa kera, ariko ubwo butumwa butarinzwe bwaje kuzima. Ibyo kandi no mu gakiza cyangwa se no mu gakiza niko bimeze. Kwakira agakiza ni ikintu kimwe, ariko no kukagumamo nabyo ni ikindi. Afurika yakiriye, turavuga Afurika cyane cyane y'Amajyaruguru, iri yahindutse y'Abayisilamu, yakiriye ubutumwa mbere, ariko kuko ubwo butumwa butagize imizi ikomeye, bwagiye bugira inzitizi twagiye tuvuga haruguru.
ubwo butumwa bwaje kuyoyoka, noneho ubukristo burashira burundu muri ako gace cyangwa se muri gihugu twamaze kuvuga. No mu gakiza niko bimeze, ni ukuvuga ngo gukizwa ni ikintu kimwe, ariko no kurinda agakiza nabyo ni ikindi. Gukomera mu gakiza, kuba mu gakiza ukakabamo ukakakomereramo, ugakomerera muri Kristo, nacyo ni ikindi. Abantu benshi bashobora gukizwa bakumva ijambo ry'Imana bagakizwa, ariko bakamera nka za mbuto Bibiliya ivuga ngo zaguye ku kara, izindi kagwa mu nzira, inyoni zikazitoragura. Ubwo bukristo budakomeye budafite imizi n'ubundi ntabwo burama, igihe kiragera bugashira, ugasanga abantu basubiye inyuma, basa nkaho batigeze bamenya n'Imana. Hanyuma icya kane, uyu munsi ni inshingano zacu, turi ababwiriza butumwa bwiza, kandi tugomba no kurinda ubwo butumwa tubwiriza, kugira ngo ubwo butumwa bushobore gukura, bushobore kwera imbuto mu babwakiriye. Tugana ku musozo, Afurika ntiyigeze ibaho itazi Imana nk'uko twabivuze, gusa nta busabane buhagije cyangwa bwari buriho abantu bari bafite muri icyo gihe. Nubwo bavuga ko basenga Imana, ariko nta busabane bwari buhari, kuko ntabwo bari basobanukiwe neza Imana y'ukuri basenga iyo ariyo, ngo bitume banyura no mu nzira nyayo, kuko abantu bari bataramenya koko Imana nyakuri bayigishijwe. Hanyuma ariko ivanjiri yazanye umucyo wuzuye muri Kristo Yesu, kuba umucyo w'abari mu isi. Bibiliya tubwira ngo Yesu yaje mu isi kuba umucyo w'isi. Yaje mu isi kugira ngo abe umucyo. Yazanye umucyo kugira ngo abatari bamuzi bashobore kumumenya, bamwakire, maze bave mu mwijima bamenye umucyo nyakuri. Ikindi, amateka atwigisha ko ukwizera kudakomeye gushobora kuzima, kimwe n'inzu idakomeye nayo irasenyuka. Imana itugiriye neza. Kwizera kudakomeye kurazima, cyane cyane iyo kugeze mu bigeragezo, cyane cyane iyo kugeze mu ntambara. Kwizera kudakomeye kurazima, ugasanga umuntu ashobora kuvuga ko ari umukristo, ariko ko ahuye n'intambara, ahuye n'ibimukomereye, akihakana Imana, agasubira inyuma, akajya guterekera, agasubira mu mihango ya kera imwe twahoze tuvuga yabasogokuruza bakoraga bashakisha, kubera yuko batari baragasobanukirwa. Ubwo rero kwizera kudakomeye n'ubundi kugira igihe ugacika intege, kimwe nk'inzu nayo yubatswe ku musenyi. Murayibuka ya yindi bibiri tubwire yubatswe ku musenyi, imvura ikagwa ikaza, amazi akayitwara akayitembana. Muri buko byagenze kubera ko itari ifite urufatiro rukomeye cyane. Urwo rufatiro rero nirwo Kristo umwubatseho, ntashobora kunyeganyega, kabone nubwo yaba ari mu ntambara z'uburyo butandukanye. Ikindi, turangiza tugiye gusenga Imana. Ikindi turangirizaho no gusenga Imana, kugira ngo ubukristo bwawe, wowe uvuga ko uri umukristo, wowe uvuga ko wakijijwe wamenye Imana, ubukristo bwawe buba bukomeye, bube bushingiye koko ku ijambo ry'Imana, bube bushingiye koko mu kumenya Imana, budashingiye ku idini gusa. Kuko twabonye ko amateka yatwigishije ko ubukristo budakwizera kudakomeye, iyo guhuye n'ibigeragezo nk'uko byagenze muri ya bihugu by'Amajyaruguru ya Afurika, ubukristo bwari buhari, ariko kuko haje kubaho ibibazo by'imyizerere, byo kutumvikana ku nyigisho zimwe, abandi bafite ibyemera abandi batabyemera, byageze igihe bacikamo ibice. Nuko Isilamu basanga muri ibyo bihe bimeze gutyo igira imbaraga, abantu benshi bahinduka kuba abakristo. Ubukristo burazima, ubukristo burashira. Ubwo rero umenye ko ubukristo muri iki gihe nawe muri wowe uko bumeze, nimba atari umuhango gusa, atari idini gusa, nimba bufite imizi koko, ushobora kuvuga ati koko ubukristo mfite ni ubukristo bukomeye, ufite imizi, bushobora no guhagarara mu bihe nubwo byaba bitameze neza. Tugiye gusenga Imana. Imana ibafashe, Imana ibagirire neza.
reka dusenge wowe uyizi n'ubukristo bwawe n'imibanire yawe n'Imana no kwizera kwawe, imizi gufite uburyo gukomeye uko kumeze, nimba kujegajega urabizi. Reka tugufashe gusenga muri aka kanya. Reka dusenge. Mana, turagushimira uyu mwanya uduhaye uganira n'abantu bawe baduteze amatwi n'abadatega amatwi mu gihe kizaza. Turabasengera kugira ngo ubahe ubukristo bufite imizi kandi bukomeye, kuko tubonye ko kwizera kudafite imizi kutanakomeye. Iyo guhuye n'ibibazo n'intambara n'ingorane n'akarengane n'ubukene n'ibindi byinshi bishobora gutuma ubwo bukristo buyoyoka bugashiraho bukavaho, abantu bakayoboka ibindi bitari Imana, bakitabaza ibindi bidafite ubushobozi bwo kurengera abantu. Turasengera rero umuntu ufishe ubutumwa wemeye uyu munsi guhinduka, kugira ngo asabe umwuka wera amurikira ubugingo bwe, abari mu mwijima babone umucyo, abari mu ntege nkeya badafitanye ubusabane n'Imana bashobora kujyana ubusabane n'Imana, bamenye Imana by'ukuri koko bayiringire bayizere. Kandi Mana, turabasabira rwose kugira ngo wihishurire umuntu wese, umugabo n'umugore, umusore n'inkumi, umuntu uwo ari we wese wumvise ubutumwa, kandi kukumenya by'ukuri nibwo abantu bazabaturwa bave mu mwijima bajye mu mucyo. Urakoze kumvishije gusenga kwacu, kandi uje gusenga k'umuntu wese uguciriye bugufi, ni mu izina rya Yesu, amen. Turarangije. Imana ibaha umugisha. Nimba wumva wafashijwe n'inyigisho, turagusaba nk'uko twatangiye tubivuga, kudukorera subscribe, hanyuma ukadukorera share, ukasangiza abandi izi nyigisho. Ikindi ukandika muri komanteri, kwandika muti ndifuza kugirana umubano ukomeye n'Imana, hanyuma ababyandikamo tuzabasengera by'umwihariko. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen, amen.